Haleluya. Kandi inshuti za Yesu, inshuti z'umusaraba, turacyaganira ijambo ryiza ry'imigisha yo mu gakiza k'Imana. Turi mu gutegekwa kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 13 haravuze ngo Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Haleluya. Haravuze ngo Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, ntuzaba hasi. Niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi, ntuteshuke iburyo cyangwa ibumoso, ngo uve mu byo nagutegetse uyu munsi byose, uhindukirire izindi mana uzikorere. Ijambo riravuze ngo Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Yesu nashimwe. Nagira ngo nkubwire ko mu migisha yo mu gakiza k'Imana, iyo ubanye n'Imana neza, hari ijambo rivuga ngo hari umunyamwete mu byo akora ubonye, hari umunyamwete mu gusenga, hari umunyamwete mu ijambo ry'Imana, hari umunyamwete mu gukora ibyiza, havuga ngo uwo ntazakorera abagufi. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Uwiteka azaguhindura umutwe. Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Situwasiyo zose wacamo, iyo uri kumwe n'Imana, Imana iguhindura umutwe. Umuntu witwa Yosefu bamujyanye ari umugurano, ageze kwa Potifari ngo ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe, mu cyokere cye, mu miruho, ngo bamureba bakamubonamo Imana. Potifari ahita amugirira icyizere, aramuzamura. Umuntu uri ku rwego rwa Potifari, umuntu wamukoreraga karakazi, yakagombye ko ari umuntu ukomeye waminuje, ariko kuko Yosefu yari ari kumwe n'umwuka w'Imana, nubwo yari umugurano, ariko muri buno bugurano Imana yamugize umutwe. Yesu nashimwe. Yari umutwe, ngo Potifari ngo kuva Yosefu ahageze ngo ibintu byose byagenze neza, ngo amubitse ibintu byose, ngo ntabwo yajyaga aza gukora audite, kuko Yosefu yari yarabaye umutwe. Haleluya. Niyo waba uri mu gihe cyo kuba umuyede, ugomba gukurira abayede mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana izakugira umutwe. Igituma rero izakugira umutwe nta kindi, nuko Imana ubwayo ntabwo izigera iba hasi, izaba hejuru. N'abantu bayifite bakabana nabo, ijambo rivuga ngo sinjye uriho. Niba ngo sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Iyo ubayeho muri ubu buzima ngo sinjye uriho, ni Kristo uriho muri njyewe. Ikintu cya mbere, uhora uri umutwe, uhora uri hejuru y'abadayimoni, ntabwo wigera uba hasi mu izina rya Yesu. Ubaye iki? Ijambo ry'Imana riravuze ngo Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Imana izaguhindura umutwe. Yosefu arakomeza, bamujyana muri gereza. Ageze muri gereza ngo naho habera umutware, kandi yashinjwaga kesi ikomeye yo gufata ku ngufu umugore w'umusirikare mukuru ukuriye abarinda umwami. Ariko nubwo yashinjwaga ibyaha by'indengakamere, ariko ageze muri gereza ngo ahita abayobora. Bivuze ko rero ushobora kubona wenda utaragera aho wifuza, ariko aho ngaho uri naho ugomba kuhaba umutwe, kuko ni urugendo rw'ubu buzima. Ntabwo urugendo rw'ubu buzima uzava ngo kuba umumiliyarderi. Ntabwo abantu bavuka ari abamiliyarderi cyangwa ari abamiliyoneri. Ni urugendo, ni process. Ariko muri ibi byose ugomba kuba umutwe. Kandi ikintu turi kuvuga, niba uri umuhanuzi, hanura nk'umutwe, sibyo? Ijambo ryaravuze ngo nta jambo rya Samweli ryaguye hasi. Urahanura, sita. Niba unahanura, hanura ureme, sibyo? Niba uvuga ijambo ry'Imana, rivuge w'umutwe. Muri cyiciro urimo,
niba ari ugukizwa kizwa neza, niba uririmba bishyiramo umwete, ushyiremo imbaraga, ukizwe neza, Imana iguhindura umutwe. Yesu ashimwe. Haravuze ngo ntazaguhindura umurizo, bivuze ngo ntabwo uzaba inyuma y'abandi, ntabwo uzaba uciriritse inyuma y'abandi, ntabwo ari wowe uzaba intabwa, no. Haravuze ngo Uwiteka uzaba hejuru gusa, ntuzaba hasi. Aya ni amasezerano mashya, ndagira ngo wakire amasezerano mashya mu izina rya Yesu. Ijambo riravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka, n'uwo kwitondera amategeko Imana igutegeka uyu munsi, ngo Uwiteka azagusumbisha amahanga, ngo kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka. Ijambo rirakubwiye ngo uzahinduka umutwe, Uwiteka azaguhindura umutwe, ntabwo uzaba umurizo. Niyo waba uri bucura mu muryango ukumvira Imana, Imana iragukuza, akaba ari wowe ukurira umuryango. Yesu ashimwe. Haleluya. Wivuga ngo sindi kubona amapromosiyo, Imana yaguha promosiyo ziri 7 times, zikubye inshuro 7. Haleluya. Yesu ashimwe. Ijambo riravuze ngo uzaba umutwe, ntabwo uzaba umurizo. Niba hari ahantu ukora, senga Imana ikuzamure, kuko ufite isezerano ryo kuba umutwe. Ijambo riravuze ngo uzaba hejuru gusa, ntuzaba hasi. Iyi Mana yacu iri hejuru ya byose, Imana yacu iri hejuru ya byose. Abantu rero bayiringiye, Imana iravuze ngo uzaba hejuru, ntabwo uzaba hasi. Ngo niwumvira amategeko ngo utegeke uyu munsi ukayitondera, ntuteshuke iburyo cyangwa ibumoso, ngo uve mu byo nagutegetse uyu munsi byose, uhindukirire izindi mana uzikorere. Ndagira ngo mbwire ngo Satani nubwo ari kukureshya, akubwira ngo ngwino, ashaka kukuyobya, ariko n'uyu Satani arimo aragushuka, arashaka kukuvutsa imirimo Imana ikugiriye, ashaka kukuvutsa amasezerano. Haleluya. Rero ubwire ngo niyo waba uri umwana, muri yavuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azigera agira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Tugiye gusengana Imana. Ndagira ngo urebe niba hari ibintu byari bigutsikamiye, kaba hari ibintu byari biguhejeje hasi, uvuge ngo wa mwanzi wanjye we, winyishima hejuru, ningwa nzabyutswa. Menye ko hari amasezerano Imana yampaye, menye ko hari amasezerano mfite. Ngo hari umuntu witwa mu Kristo na Byiringiro, ngo igihanda cyarabafunze, ngo kimaze kubafunga, ngo kibafunga kandi mu Kristo afite urufunguzo, ngo gishigajeho hato kikabica, cyabakatiye urwo gupfa, cyabahereje ibintu ngo biyahure. Ngo mu Kristo arakorora, ngo yakoroye, ngo yikozeho yumva afite urufunguzo. Ngo aravuga ngo kumbi twakubitiwe hano, ngo kandi yari afite urufunguzo, ngo urwo rufunguzo rwitwaga ibyasezeranijwe. Hari ibintu, hari urufunguzo ufite rugomba kugukura muri iyo gereza iguhejeje hasi, kandi Imana avuze ko uzaba hejuru muri iyo gereza yakugize umurizo, kandi Imana iravuze ko uzaba umutwe. Koresha urufunguzo wikure muri iyo gereza mu izina rya Yesu. Sinzi ibintu byari biguhejeje hasi, ariko ikintu cya mbere gituma umuntu ahera hasi ni ibyaha no kubaho mu mibereho idahindutse. Tugiye gusenga Imana ikugira umutwe mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana ishobora byose, turasengeye uyu mugaragu wawe kugira ngo umugirire neza, umuhindure umutwe, ntakabe umurizo mu izina rya Yesu. Reka kubone, reka Imana umwiyereke, kandi imbaraga zawe zimukoreremo. Ibintu byari bimuhejeje hasi, ibyamukandamije byose tubitesheje agaciro, reka Imana ari ubigiraho ubutware mu izina rya Yesu.